Murakoze cyane turabakiriye muri studio ya Good Samaritan. Muri iki gitondo niyo twabyukiye n'umuryango wacu ku mpamvu imwe yo kuramya Imana. Ubundi iyi ni ministeri ifite ibikorwa byinshi, ifite televiziyo, ifite no gufasha imfubyi n'abapfakazi mugenda mubona hirya no hino ku isi hatandukanye, ndetse tukaba tubakangurira kuyirebaho buri munsi no kugira ico muyikozeho no kuyishigikira buri munota. Ino famille yacu ya Beandutira tugira iyo bita Beandutira Foundation, turabegereje kubana natwe. Indirimbo ziririmba muri iki kibanza, umuziki tubwiza muri iki kibanza bibe cyane izo kuzamura ubwami bw'Imana. Abafite ibibazo babyumva bakira ibisubizo by'Imana, abarwayi babyumva bakira intsinzi y'Imana. Buri muntu wese ikibazo afite yumve ko ari ubutsinzi bw'Imana. Bityo dukomeje kwakira abantu turi kumwe muri studio ya Good Samaritan, abakameramani bacu, abanyamakuru n'abayumbe turi kumwe bataramye. Mwegere Imana bamugisha. Dusenga Imana hanyuma tutangire igikorwa cyacu nyirizina. Data turagushimira. Urera Yesu uri mwiza, shigwa hejuru igitondo cyiza. Habwa icyubahiro muri iki gitondo watugeneye kugira ngo tukinezererwemo. Izina ryawe rishigwa hejuru Mana. Emerera utugaragarire nk'Imana yacu. Shimwe ko twongeye kuvuga izina ryawe Mana. Ureke izi ndirimbo zigira icyo zihindura mu buzima bw'abantu bazumva. Abagwayi bakire, abafite ibibazo bitandukanye ubabere umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo tuba umuyoboro kugira ngo abantu bakizwe, bumve wewe, basobanukirwe wewe, batahure wewe. Mbaraga z'ubwiza bwawe Mana barizo ziganza. Ureke igisa n'ikibi cyose gikubitirwe hasi n'izina ryawe rikomeye. Sigaye ubwiza bwawe bube ku buzima bwacu. Mbaraga zawe zikomeze zinezeza ubugingo bwacu Mana. Uganze muri twebwe kandi utegeke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga z'ubwiza bwa Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zigaragara ku isi, abazungu bose ndabizi ko kizarebwa. Mwami Yesu twongeye kuba imbere yawe kandi Imana, twongeye kuba imbere yawe kandi Papa ushigwe hejuru. Mbaraga z'ubwiza bwawe, mbaraga z'ubwiza bwawe, kigiye kibigiye cyo kugukunda no kugukorera, kugushaka. Mbaraga z'ubwiza bwawe zibane natwe muri iki gihe. Dukoresha iby'imbaraga, tutari kumwe nawe ntacyo twashobora. Ku ijambo ryawe rivuga ngo dushobozwa nawe, uduha imbaraga. Duha imbaraga zo kugira ngo twamamaze ubutumwa. Mbaraga zawe Jehova, icyubahiro kibe cyawe no gukomera bizawe iteka ryose. Tugaragare twebwe, agaragara icyubahiro cyawe muri twebwe. Haleluya. Ushimwe kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, nzajyayo iwacu mu ijuru kwishimana n'umukiza ibihe byose udasiba. Nzaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, kuko nzaba nsize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Haleluya, nzajyayo iwacu mu ijuru kwishimana n'umukiza ibihe byose udasiba. Nzaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, kuko nzaba nsize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Iwacu ni heza, nta byago nta n'urupfu,
nta gupfusha nta kubabara, mu ijuru iwacu n'amahoro. Iwacu ni heza, nta byago nta n'urupfu rubayo, nta gupfusha nta kubabara, mu ijuru iwacu n'amahoro. Haleluya, nzajyayo iwacu mu ijuru, kwishimana n'umukiza, ibihe byose udasiba we. Nzaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru we, kuko nzaba nsize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Haleluya, nzajyayo iwacu mu ijuru, kwishimana n'umukiza, ibihe byose udasiba. Nzaririmba Hoziyana we iwacu mu ijuru, kuko nzaba nsize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Ababa muri ico gihugu bahora banezerewe, bahora bashima umwami, ibihe byose udasiba. Ababa muri ico gihugu bahora banezerewe, bahora bashima umwami, ibihe byose udasiba. Haleluya, nzajyayo iwacu mu ijuru, kwishimana n'umukiza, ibihe byose udasiba. Nzaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, kuko nzaba nsize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Abantu bose bafite ibibazo muhumurike, ari igitondo cy'umunezero, igitondo tuzabana na Yesu. Wewe urera imfubyi n'abapfakazi, uruwo gushimwa we. Vubira imvura ababi n'abeza, uruwo gushimwa. Wewe urera imfubyi n'abapfakazi, Yesu uruwo gushimwa. Vubira imvura ababi n'abeza, uruwo gushimwa. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, undindira muri isi mbi. Mwami Yesu warakoze, Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima we. Ndindira muri isi mbi, Mwami Yesu warakoze. Ninde utagushima takurata Yesu we urera imfubyi n'abapfakazi, uruwo gushimwa. Vubira imvura ababi n'abeza, uruwo
gushimwa, wewe urera imfubyi n'abapfakazi, uruwo gushimwa, vubira imvura babi na beza, uruwo gushimwa we. Nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Niko Imana yababariye umuntu, mugarura mu rugo kwa Data. Niko Imana yababariye umuntu, mugarura mu rugo kwa Data. Umwana w'ikirara yabwiye se ngo amuhibye, maze se arabimuha, maze umwana arigendera. Kandi se yahoraga araba kw'irembo ryinjira, ngo arebe ko ariyo garuka. Kandi se yahoraga areba kw'irembo ryinjira, ngo arebe ko ariyo garuka. Nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Nuko umwana agarutse, maze se amubonye, amugirira imbabazi nyinshi. Niko Imana yababariye umuntu we, mugarura mu rugo kwa Data. Niko Imana yababariye umuntu, mugarura mu rugo kwa Data. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo, nta yindi ndirimbo, nta yindi ndirimbo uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Ndagukeneye Yesu ku manywa na nijoro, oya wo gusenga umugisha wawe. Ndagukeneye Yesu mukiza wanje mwiza, ijwi ryawe mukiza rimbera umunezero. Ai ndagukeneye Yesu ku manywa na nijoro, mwanya wo gusenga umugisha wawe.
kanga kose umugisha wawe mu bihe bikomeye umugisha wawe mu bihe bikomeye we umugisha wawe aho hera nifuza kuzagerayo naririmbana nawe indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabanywa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza wari hafi aho hera nifuza kuzagerayo aririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha aho hera nifuza kuzagerayo aririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha nkaririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha nkaririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha imisozi itararemwa isi itarabunga uhereye kera kose uruko wahoze uhereye kera kose uruko wahoze we mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kugupfa we nanone mana uzaturengere tugeze kugupfa umuyaga w'ishuheri urawuturinda uzatubera ubuturo we budashira iteka uzatubera ubuturo budashira iteka we uzatubera ubuturo budashira iteka nzajya niringira Uwiteka Imana Data nzajya niyambaza igitare cyanjye Yesu ntare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho nzajya niringira Uwiteka Imana Data nzajya niyambaza igitare cyanjye Yesu we intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho nzajya niringira Uwiteka Imana Data nzajya niyambaza igitare cyanjye Yesu intare yo mu muryango wa Dawidi jambo wahozeho kandi uzahoraho bamwe biringira abakomeye mu butegetsi abandi biringira imiryango n'amafaranga yabo abandi biringira amagare n'amafarashi ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data abiringiye Uwiteka
yacu bameze we nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko imisozi igose Yerusalemu ni kuwiteka gose abantu be abiringiye Uwiteka Imana yacu bameze nk'umusozi we Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kuko imisozi igose Yerusalemu ni kuwiteka gose abantu be, 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 ni kuwiteka gose abantu be. Chunga ulimi wako, wewe chunga maneno yako. Ulimi una baraka na pia una laana, katika hazina njema kutoka yaliyo mema. Maneno maovu yote yasitoke ndani mwako, katika hazina njema we kutoka yaliyo mema. Maneno yenye uhai na yatoke ndani mwako, katika hazina njema kutoka yaliyo mema. Maneno maovu yote yasitoke ndani mwako we, katika hazina njema kutoka yaliyo mema. Maneno yenye uhai na yatoke ndani mwako. Dada yangu umeokoka wewe na umejazwa na Roho, lakini ukisengenya wewe hautaingia mbinguni. Chunga ulimi wako wewe, chunga maneno yako. Ulimi una baraka na pia una laana we. Chunga ulimi wako wewe, chunga maneno yako. Ulimi una baraka na pia una laana. Hey! Yanyujuje amahoro amu umunezero we, nashima ko Yesu yanguraniye. Nanje sinza wema kuvuga urwo rukundo, zahora ndirimba intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu we. Yashize indirimbo z'amashimwe mutima wanje, ndaririmba intsinzi we. Yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanje,
ndaririmba intsinzi, intsinzi Mana w'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu, intsinzi Mana w'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu, intsinzi Mana w'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Nanjye nzibera mahema yawe, ibihe n'ibihe bidashira, ingoma yawe izahoraho, ubwami bwawe buzahoraho, nanjye nzibera mahema yawe, ibihe n'ibihe bidashira, we nanjye nzibera mahema yawe, ibihe bidashira. Aho uyu si mungeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Anongoneza sasa rohoni wangu, we karibu naye ninatulia, ananitia nguvu, baraka za mbingu, we ninaingoja siku ya harusi, ananitia nguvu, we baraka za mbingu, naingoja siku ya harusi. Maraso yawe mukiza, niyo yoza ibyaha twakoze, waviriye ku musaraba, we ubwo wapfaga Mwami Yesu, narugucirwa witeka, ko ntari mbashije kwizera, mwamunyogesha ayo maraso, kugira ngo ntunganire Imana, mwaminyogesha ayo maraso, we kugira ngo ntunganire Imana. Amaraso yawe mukiza, we niyo yoza ibyaha twakoze, ai waviriye ku musaraba, ubwo wapfaga Mwami Yesu, we narugucirwa witeka, kuko ntari mbashije kwizera, we namunyogesha ayo maraso, we kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nkurubura, ai nyeza nkurubura, we bagesha amaraso wavuye, kugira ngo ntunganire Imana, we nyeza nkurubura, nyeza nkurubura, we ai Mana amaraso wavuye, we kugira ngo ntunganire Imana, ntabwo ngutunganiye Mwami, we mfite intege nkeya mu mutima,
nakubona ndetse mukiza wanje nanje ngomba barirwa ibyaha ku musaraba wawe Yesu nizeye ko ari wo nokirira nkamunyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana we nyeza nkurubura we ai nyeza nkurubura ai wavuye gira ngo ntunganire Imana we nyeza nkurubura nami nyeza nkurubura we nogesha amaraso wavuye tunganira Imana nyeza nkurubura nyeza nkurubura we nogesha amaraso wavuye nyogesha amaraso wavuye nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana we ai baba baba tunganire Imana we aye le 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 aye le 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 la 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 Mana humuriza bera bose muri uyu mugoroba w'uyu munsi babona ikiganza cyawe gikomeye usanga imfubyi n'abapfakazi humuriza imiryango ibabaye ba 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 le 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 Mana we twagendaniye Mana ntiwigeze udutererana Mana we ntiwigeze udutererana wabanye natwe aye le 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 Yesu uri mwiza urakoze Mana kunezeza ubugingo bwacu ai Mana we Hallelujah Hallelujah aiwe baba aye ye 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 aye le 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 le
urakoze Yesu.